aha ni ubwo aha abasirikare b'abarundi barahanyuraga bagiye muri icyo kigo cyabo. N'ibifaru barabihacishaga se buriya barabigira nta bifaru bari bafite. N'abasinzi nari nzi ko abasinzi ari abafaridese bonyine. Yes, inshuti bakunzi ba Eugene Official, rero reka twongere tubasuhuze cyane, tubifurize kandi weekend nziza kuri mwebwe mwese abadukurikiye cyangwa se abakunzi ba Eugene Official. Aha rero tukaba turi muri Sud Kivu, na gace rero navango ni hafi na Kamanyora. Bivuze ngo na gace ngo ni Kabamba. Hapa ni Kabamba. Kamanyora Mulira. Mulira, akaro na gace ka Mulira ni muri Kamanyora. Aha rero tugeze ni ahari ibirindiro by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, FDNB igisirikare cy'u Burundi, muri bwa butumwa bwabo rero n'ubundi nkuko bari baraje gufasha FARDC cyangwa se igihugu cya Kongo mu guhasha cyangwa se mu gusubiza inyuma ibitero bya M23. Ni ibigo cyangwa se ni ikigo gitandukanye n'ibigo twagiye tubona hano muri Kivu Amajyaruguru ndetse no mu zindi access zigiye zitandukanye, kuko urabona na ahantu hasa naho haringaniye ariko harimo n'amazu y'abaturage. Aho rero kugira ngo baze gukora za ndake byari bigoranye. Ni ahantu navuga ngo hatigeze habera n'urugamba rukomeye cyane, kuko ahangaha murabizi M23 hano muri Kamanyora bahageze bashorera. Hanyuma rero wenda si ngombwa ndagira ngo ntangire ngende mbiyerekera ibintu bigiye bitandukanye, si ngombwa ngo mundebe kuko nje n'ubundi musanzwe munzi, ahubwo reka nze inyuma ya kamera ntangire mbereke ngira ngo amafoto mwamaze kuyabona. Iki turacita nk'indake rwose, kuko niho hantu biteguriraga cyangwa se bateguriraga iki bijyanye n'urugamba, kuko aho mubona ngira ngo murahabona amatini y'amasasu. Aha rero niho babaga, ukarenzaho ndetse n'iriya misozi iri hejuru hariya. Iyi misozi rero niyo bari baragenzemo imbunda z'imisada zo mu bwoko bwa machine gun 12 ndetse na 14. Zo rero bari biteguye ngo kuba bahangana na M23. Gusa igitangaje nuko ntabwo bigeze barwana, hewe habe donc bameze nk'abari gushorera. Nyuma rero yuko urugamba rwasaga no rwamaze kubananira, ndagira ngo aha hantu tuhaganirire byinshi bigiye bitandukanye. Murumva nk'umuntu burya nibyo nababwiraga ku munsi w'ejo, umuntu wagiye kuri tere abatandukanye kure cyane n'umuntu uri kuvuga amakuru yibereye muri studio cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye. Aho nk'ubu ngubu nje impamvu mvuga nti tugiye kuvuga byinshi bigiye bitandukanye nuko hari andi makuru mashya ndimo ndagenda ntohoza, ngira ngo nayo tuze kugenda tuyaganiraho agendanye n'ibyo urugamba ruri kubera hehe, ruri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. First of all, munyemerere manze mbabwire ko nyuma yo kwenda twinjira muri byinshi cyane, hari inkuru nayibagejejeho nimugoroba, ariko bitewe nuko ikoranabuhanga ryari rimeze nabi ntabwo mwaje kuyikurikirana neza. Amwe mu makuru namenye nkigera hano muri Sud Kivu, nuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ubu noneho cyatangiye kujya mu nkambi z'abakongomani ziri mu gihugu cya Tanzania. Hanyuma rero bakikoza muri izo nkambi, bagakuramo abasore bakabinjiza mu kiswe ngo ni Wazalendo. Aba basirikare rero cyangwa se urubyiruko bari kurufata muri iyo miryango yahungiye aho ngaho muri izo nkambi ziri muri Tanzania, barangiza bakabacisha mu gihugu cy'u Burundi. Bamara kubacisha mu gihugu cy'u Burundi rero mpaka bisanze bageze muri Uvira rero ubu nayo ndimo ndasa naho ndimo ndayireba imbere yanjye. Ni birometero bike cyane, kuko kuva hangaha ndi kugira ngo ugereyo bigusaba guhita ugera ahantu bita ngo ni Gatogota rero kuhagera ngo byonyine ngo ni iminota 10 n'akamoto. Urumva na ahantu hato cyane. Ukava Gatogota uhita ugera ahantu bita ngo ni Ruvunge, naho hari imetero nke cyane ukaba wagezaho. Iyo wagezaho tayari wamaze kugera muri cya kibaya cya Uvira cyangwa se cya Ruzizi,
ari nacyo kibaya nava ngo ubu kirimo ingabo z'abarundi zipakiyemo cyane. Nakomozaga rero kuri abaturage cyangwa se kuri uru rubyiruko ruri gukurwa muri izi nkambi zigiye zitandukanye ziri kuvanwa cyangwa se ari kuvanwa muri Tanzania bagacishwa mu gihugu cy'u Burundi, barangiza bakabazana mu kiswe ngo ni Wazalendo. Ibikorwa rero navuga ngo bikomeje kugaragaza ko n'ubundi Gisekedi nta biganiro n'iki rwose, nta kintu cyitwa ikiganiro nk'uko bigaragara yifuza kuba yagirana na M23 AFC. Ikintu no gitangaje nuko bitewe nuko bari hanze hariya kubakurayo biragoye, ntabwo ari ugupfa kugenda ngo turategetse ngo muvemo, haba hagomba kubaho icyo twakwita nka negociation cyangwa se uduhenda abana kugira ngo kuko uburyo umuntu niba ari mu buhunzi ntabwo n'ubuzima bumeze neza 100%, yewe habe na 50%, bivuze ngo ushobora kumuhendesha utuntu duto ukamukontorora. Rero ni muri urwo rwego bari gufata amadolari $300 $300 barangiza none bakaziha iyi miryango y'aba basore bari gukura muri Wazalendo. Barangiza rero aba basore bagahita babajyana muri Wazalendo. Gusa ariko ubwo nataraga amakuru cyangwa se ubwo naganiraga n'uwampagaye amakuru yambwiye ati Tanzania hari imyanzuro iri kugenda ifata isa naho yarengera cyangwa se irengera n'ubundi uru rubyiruko rukujyanwa mu kiswe ngo ni Wazalendo bavuturukijwe muri izi nkambi z'abatanzania, aho ngo bari kugira batya rwose ku cyagiye kigera cyo gutanga ibyo kurya kuri iyi miryango nyine bwabufasha n'undi babaha bwo kugira ngo babe mu buzima bwa buri munsi. Icyo ngo bari gukora bari kuvuga bati mugomba kuza mwuzuye nk'umuryango nk'uko mwaje mwiripotinga. Niba mwaraje muri famille y'abantu 10 mugomba kuza gufata ibyo kurya muri abantu 10. Niba mwaraje muri wenda 6 mugomba kuza muri 6 mukaza gufata ibyo kurya. Igihe mbaje ari bake rero noneho ubwo urumva iyo raporo bagomba gutanga raporo yaho undi yagiye mbere yuko bahabaga ibyo kurya. Gusa urumva nk'uko tubizi n'ubundi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania nava ko nabyo bibanye neza ku buryo nubwo wenda abantu bamenya ko ari kujya mu kiswe ngo ni Wazalendo, sinzi ko hari ikintu gikomeye bakora gishobora ko wenda cyagaragariza cyangwa se ngo babyereka amahanga ko FARDC Kongo iri gufata izi mpunzi, yaba basore b'impunzi cyangwa se urubyiruko ruri muri izi nkambi rukabajyana mu by'ukuri muri Wazalendo. So nguko rero icyo ni ikimenyetso simusiga cya mbere kigaragaza ko urugamba mu by'ukuri rukiri urugamba cyangwa se Gisekedi agishaka cyangwa se gikeneye kurwana. Naho rero mu kanya gato cyane nje hano urumva nagombaga gushaka amakuru, nagiye ngana n'abaturage bambwira ukuntu bari babayeho babanye rero n'igisirikare cya leta n'izi ngabo z'abarundi. Gusa amagambo make nagiye ngenda ngana n'abaturage nuko izi ngabo n'ubundi ngo barabasinzi bo ku rwego rwo hejuru, barabasinzi abambuzi, kuko ngo ntago watambukaga ngo baragusakaga n'agatelefone ubitse bakakajyana. Urumva ko byari bikomeye cyane kubana cyangwa se kuba muri izi ngabo z'iki gihugu cy'abarundi ndetse n'iza Kongo. Iki gihugu cya Kongo ndetse n'abarundi niyo bari buzuye, ariko ngo bigiye mu 23 kimara kugera mu mujyi ahantu bita ngo ni Nyangezi, iza FARDC zahise zivamo ahangaha ndetse n'Abazalendo bari basigara ndetse n'ingabo z'abarundi, biba akavuyo ku buryo ngo nta muturage watambukanaga telefone. Donc amabariyeri n'umuntu wari wese yahise ngashyiraho bariyeri ku buryo gutambuka ngo niyo yabaga wenda ari na 1000 francs cyangwa se 500 francs ariko ukayasiga ugatambuka. Aha rero niho narindi kubabwira, dore ahangaha rero niho hari ubwo ni iyi stock cyangwa se hano negereye ububiko bwabikwagamo imbunda cyangwa se ibikoresho by'iki gisirikare cy'ingabo z'abarundi. Ndagira we nabona bwo mbubereke ni inzu rwose, ni inzu iri hano nini. Iyi nzu rero murimo murareba bwari ububiko bw'iki gisirikare cyangwa se bw'izi ngabo z'abarundi. Nagerageje rero kugira ngo ndebe ko nageramo rwose nsanga ariko harafunze, ariko bwari ububiko ubona ko bwanatwitswe cyangwa se habereyeho ikomba, icyo bita kope cyangwa se urugamba rukomeye cyane. Gusa ndabona amadirisha yo arafunguye, niba rero wenda ndi bwinjiremo mukanka habereka sinzi, ariko urabona ko habayeho gutwika, habayeho rwose gushya. Ahantu nk'aba ari ahantu rero no kwitondera, kuko wenda n'ibimenyetso murabona n'icyo ngicyo ni ikimenyetso rwose, ni umwenda w'igisirikare, ni agakapu, ni ibikoresho bimwe na bimwe by'intambara byagiye bisigara ahangaha. Gusa ariko hari ibyo nanjye ntari gusobanukirwa,
niba ari ibiki nje ntimubimbaze, gusa ariko ngira ngo murimo murabibona bya birango by'igisirikare cy'u Burundi ngibi rwose. Ahangaha harahiye, urabona ko inzu ububiko basize babushumitse. Mwarabibonye ko ahantu hose bagiye basigaga bashumitse. Ahantu haba nk'aha barakwigengesera, ushobora no kugira gutyo ugasanga hari n'igisasu bateze, wakora kikaba kirakubatuye cyangwa se kiraguteruye. Ariko ahangaha murabona ko habaye ikope, urabona ko n'amasasu yajya anyuramo hejuru. Donc ibintu ntabwo byari byoroshye n'aka na gato. Ubu ni ububiko bwa mbere nagiye nsura rero henshi cyane. Navuga ngo izi ngabo zarwane cyangwa se izi ngabo z'abarundi zabaga ziri, ariko amateka namwe barakubwira ko ngo bari abasinzi bo ku rwego rwo hejuru. Ndagenda rero mbacangiramo mbaha n'inkuru zigiye zitandukanye, kuko dufite urugendo rurerure. Mu kanya ngiye kubageza ahantu bita za Gatogota, naho tukareba aho rero niho M23 ifungiye. Hanyuma imbere gato cyane ahantu bita za Ruvunge, hakaba hari Wazalendo ndetse na FARDC n'izi ngabo z'abarundi nyine. Ariko by'umwihariko ndashaka kubanza ngo mbereke iyi misozi iri imbere, mbabwira amateka cyangwa se ibyo bambwiye cyangwa se nk'uko babinsobanuriye uko izi ngabo zari zimeze muri iyi misozi. Nicyo kintu ngira ngo noneho nshireho kamera neza nyizuminge muyirebe, nindangiza ngire ibyo mbasobanurira. Iyi misozi muri kureba, iyi misozi murimo murabona, ni imisozi bivuga ko ngo harimo ibivera by'ingabo z'abarundi ngo nibura ngo 4,000. Urumva 4,000 bari abasirikare benshi cyane, ngo harimo 4,000 muri iyi misozi murimo murareba. Ubwo harimo indake zicukuye nyinshi cyane, nazo ndaza kuzibagezaho. Ariko nahere hano ku bubiko, kuko hano niho hari amura cyangwa se ububiko bw'intwaro. Nk'uko mubibonye hano bayereye kope cyangwa se zimwe banazitwitse ngibi nabiberetse. Ariko ahangaha ngo harimo ngo yari nka shene y'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, ngaho ngo bari imbunda ngo bari barazitunze iyo ruguru nyine ngo hafi no mu Rwanda cyangwa se zirebye mu Rwanda. Donc iyi ni ya misozi irebye inyuma y'iyi misozi, iyo urebye yo uba uri kureba mu Rwanda. So rero ngo bari barazishyize hariya, buriya ngo hano ngo harimo n'utuyira ngo tuzamutse, ngo n'ibifaru ngo byazamukagayo hariya hejuru. Donc ngo ku buryo barava bati M23 niramuka irashe hariya ahantu bita ngo ni za Bugarama, ngo bari bafite gahunda yo kwahindura umuyonga bakaharasa hagashyira cyangwa se hagakongoka bikarangira. Gusa ariko bitewe n'uburyo kinaho urugamba M23 yabaturutse ntabwo byigeze bibahira, kuko M23 ikimara kugera muri Bukavu yahise ijya ahantu bita za Nyangezi, naho irahafata. Aba barundi rero bararebye bati se none turarasa, nta bitero byigeze bituruka mu Rwanda, kuko arabo bati niba M23 ifata Goma ngerarashe cyangwa se baraturutse ku Mwegege cyangwa se ku mukikiro w'u Rwanda, bakavuga bati nahangaha niko bura bizagenda, izaza iturutse kuri kote y'u Rwanda. Niyo ko kwesera bati rero nitujya kuyirasa tuzahirasa n'ubundi turi gukubitanya tujyana niyo ngiyo za Bugarama hose tujyaniranya mu Rwanda dufatikanye. So bagiye gutungurwa batungurwa M23 iri kubarase baturutse inyuma mu gace nyine, urumva bari baturutse za Nyangezi. Biza kurangira rero mu by'ukuri batsinzwe cyangwa se bibayobeye, babura aho berekeza, babura epfo na ruguru. Birangira rwose M23 ibujije cyangwa se iburijemo uwo mugambi mubisha bari bafite ku gihugu cy'u Rwanda wo kuba barasa bakarasanya nyine na Bugarama. Nguko rero uko ahangaha cyangwa se iyi misozi byari bimeze. Gusa ngo izi ngabo zose nubwo ngo zagiye zisubirayo, inyinshi ngo zikaba zikiri hano hepfo mu kibaya bita ngo ni Ruzizi. Cya kibaya kinayitwa Ruzizi. Hapana, ikibaya Kamanyora makariti Mulira basoda ba Burundi
bako mu Ruzizi, kibaya cya Ruzizi muri Bufulero, Uvira mu zone Uvira, hanaitwa Ruvungi. Okay. Urumva rero aho za Ruvunge niho bari, ariko aho Ruvunge ni ahantu haterereye, ni ahantu hatari imisozi nkuko ari kugenda bitubwira ati bari za Ruvunge. Aho Ruvunge ni ahantu hari donc hari flat, nta ni ahantu harambuye utasanga imisozi. Gusa narabibabwiye ndababwira nti ahangaha muri za Uvira cyangwa se aha hantu n'ubundi nubwo bahari bameze nk'abari kuhitiza, kuko hari gahunda iremereye cyane yo gukuramo aha hantu. Ndimo ndabategurira amakuru adasanzwe ukuntu M23 yagiye ifata ibyemezo bikomeye mu gihe nyamara izi ngabo cyangwa se iki gihugu cya Kongo cyo cyabaga kizi yuko ngo cyo kigiye kwicara kikaganira n'ibihugu bikomakomeye kikabiha amabuye y'agaciro. Noneho cyamara kubiha amabuye y'agaciro, ibyo bihugu bikaba byafatira M23 ingamba ndetse bikanayitegeka gusubira inyuma. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho, ndimo kugenda mbibategura kuko ndimo nagenda nkusanya amakuru menshi cyane, ariko amenshi bisaba kubanza nkayegeranya neza nkazayabaha. Mu mujyi wa Bukavu rero naho, muri uyu mujyi wa Bukavu, ubwo ni ruguru gato cyane muri metero bike cyane uvuye aho ndi, harimo ibikorwa navuga ngo bya Wazalendo. Wazalendo ntago barashyiramo, uyu munsi bararyama ukajya kumva ngo hari umuturage babyutse bibye cyangwa se basahuye bifashishije imbunda. Ibi rero bikaba ari ibikorwa biri kuberamo hano ahangaha, ndetse iyo banabuze n'icyo batwara binarangira rimwe na rimwe bivuganye cyangwa se bishe n'uwo bari bagiye kwiba. Ariko ibyo bikorwa M23 ikaba iri kubifatira ingamba zikomeye cyane, aho bamwe muri abo bajura bari gufatwa n'imbunda zabo, bagafatwa cyangwa se bagahanwa bihanikire, ndetse no bagashyira muri wa muco wo guca ubujura kugira ngo habeho itandukano na bya bindi twabonaga ku gisirikare cya Kongo cyageraga gutya rwose ugasanga barimo bariba Wazalendo rwose ntibagire icyo bakora, ubutegetsi bukabirebera, bakica umuntu ugasanga barimo barabirebera. Ariko ntabwo ariko bimeze, kuko nejo kanyuka ubu ngubu navuga ngo uri wibereye cyane cyane hano muri uyu mujyi wa Bukavu, nawe ejo yasohoye itangazo aravuga ati abajura bakoze biriya cyangwa se bari gukora ubwicanyi bakaniba, ati turimo turagenda tubafata. Abagerageje kurwana nyine ubwo bakagwa bagapfa bari ku rugamba, ariko abameye tukabafata barabafata bakabaha igihano kibakwiriye muri gahunda yo guca umuco nyine wo kudahana. Rero urumva ko muri Bukavu naho niho muri kugenda mwumva mukumva, ukabona nk'ikinyamakuru kiravuze ngo habaye ngo urugamba, ngo hongeye kuba urugamba. Nta rugamba usibye utwo dutero twa Wazalendo ziri kwa zigiye kwiba, rimwe na rimwe zikagwa nko muri ambush cyangwa se muri patrouille ya M23, urugamba rukaba urugamba, ibintu bigakomera meme. Ndetse no muri hano no mu mujyi wa Goma navuga nkaho bita Zandosho, mwumvishe ibyahabaye, Vincent yarabikurikiranye ndetse abibagezaho, ababwira uko ibintu bimeze. Uyu munsi rero icisha subwo ndagenda mvangavangamo n'ama update, kuko murabona kuva ku munsi w'ejo nta makuru twigeze tubaha, dufite amakuru menshi cyane. Ni ukuvuga ngo andi makuru, ni ukuvuga ngo Kinshasa bari guteganya gukora inama ikomeye cyane. Iyi nama rero bari guteganya gukora ni inama ngo bashaka kugira ngo bige ku kibazo n'ubundi cya M23, ndetse bige ngo no kuri bije bagiye gukoresha bahangana cyangwa se bategura uburyo ki bagiye kurasamo M23. Iyi nama rero iri burangire Kinshasa, uwitwa Jean Pierre Bemba ari buhite n'ubundi agaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho agomba kubanza guca mu gihugu cy'u Burundi, n'ubundi rero akaganira n'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bafatikanyije muri uru rugamba. Aho rero bivugwa ko ngo hari abasirikare bari buze gukomeza kwambuka baza, ndetse bakaganira bakabona no guhuriraho n'izi ngabo za South Africa ziri hano mu gihugu cy'u Burundi, zigomba kwambuka zikaza hano muri Sud Kivu n'ubundi aho urugamba rugomba kubera. Biravugwa ko ngo hamaze kugera 3,000 n'ubundi muri iki cyumweru tuvemo ngo hamaze kugeramo 3,000 biturutse mu gihugu cy'u Burundi bivanze. Ariko ngo harateganywa ngo nibura ngo Neva arateganya kugira ngo aha nibura ngo habe 1000 bitari munsi ya 15 by'ingabo z'abarundi, noneho ngo ugakavanga muri za FARDC, ku buryo doke ngo barategura ngo kuza bafite ngo nibura nk'ibihumbi nka 50 by'abasirikare bagomba kuza bagasubiza cyangwa se bakisubiza ibice byose.
inama rero uyu mugabo Evariste Ndayishimiye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi aherutse kugirana n'igisirikare cye kiri hano, cyangwa se navuga ngo izo ngabo zimwe zanamaze guhita zigera hano muri Uvira, hano muri Kivu y'Amajyepfo, yabategetse ko ngo bagomba gusubirana umujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ku bubi n'ubwiza, gupfa no gukira, nta byo gusubira inyuma, ngaho kugira ngo basubire inyuma ngo bagomba kugwa ku rugamba bakamenya ko bagoye kuri tere, ariko ngo ntabwo bagomba kongera kumva ngo batsinzwe na M23, ngo bagomba kurwana nyine nka kwa kundi mu by'ukuri Jeremy Makanika yavuze ngo no kurwana nk'amadubu ndetse ngo nibitera. Rero ngo nabo ngo niyo system bashaka kurwanamo, akaba rero bateranyije arababwira ati uko byaba kose niba ari n'imishahara tugiye kuyizamurwa, Giseke demere gukomaho. Ngira ngo twagiye tubigaruka tuvuga ukuntu Giseke dashaka gukomaho kubifurumba Bemba yaje kubasezeranya, baravuga ati rero ngo tugiye kurwana none umuhenerezo. Urugamba ubwo ni ibimenyetso bigaragara ko rugiye kuba rukomeye hano muri Sud Kivu, aho ubu navuga ngo ndetse n'izi ngabo zatangiye imyiteguro, gusa ariko ku mpande zombi bakaba bose baticaye uko nguko. Nava nko ku ruhande rwa M23 nabo nahoze mbona barimo kugenda bari forcinga hirya no hino rwose mu mayira, nabonaga imodoka zinyuraho zihetsa abasirikare zibajyana nyine muri access zigiye zitandukanye muri ibice, zibajyana mu makaritsiye, aho ro bakomeje kugenda babungabunga umutekano w'abaturage ndetse bajya no kwegera ku mirongo y'urugamba. Niba abarundi bamaze gushiraho ingabo ibihumbi 15 urumva ko no ku rukote ya M23 nabo urumva ntago babura nibura nk'ibihumbi nibura nka 5 cyangwa se 3 bahashize bigomba guhasha ibyo bitero. Ubwo nibamara gukora iyi nama, ubwo ndavuga ku ruhande rwa FARDC cyangwa se rwa Kongo ndetse n'u Burundi, niba bamara gukora iyi nama iteganyijwe igomba kwetendingwa na Bemba, bivuze ngo bazahita bazana izindi ngabo nyinshi cyane, ariko uwitwa Bemba akaba yaramaze guhita afata mission, niwe ugomba kuzaba ayoboye urugamba. Hari abantu bari kuvuga amakuru menshi cyane mu mujyi wa Goma, ndimo ndaribwa ariko ngomba kuzayagarukaho ku munsi wo kwa mbere mbateguje icyitwa operation. Hari operation ndimo kubategurira nzaba hano, uvuga ngo Kiko Kitambwe, ubwo bitumye mpita mbigarukaho ngo ari mu basirikare bafatiwe hano mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ukubesha, mukureho rwose mumenye ngo ni ibinyoma, kuko murabyibuka ko witwa Kiko Kitambwe yabaga muri ahantu bita za Rubero iyo ruguru, we n'uwitwa General na Kabundi. Murabyibuka ko bigeze no kubahushiriza ahantu bita za Arimbongo, by'umwihariko Kabundi. Uwitwa Kitambwe bakamukura muri hoteli hari za Butembo, bari kuvuga ngo ntibamushaka hara ngo naveyo. Ntabwo umugabo yigeze agaruka mu mujyi wa Goma, kuko ntabwo hagoma donc barahatinyaga byo ku rwego rwo hejuru. Rero abari kuvuga ibi bintu ni ukubesha, nibavuga ibindi rwose ngenda bihamya neza rwose ibi yo ni amakuru yizewe. Kandi noneho ikindi kinagaragara nuko ari kuvuga ngo Kiko Kitambwe kandi ariho nejo bundi yari ari Kinshasa, cyangwa se yari ari mu nama ya Etat Major ya Kongo cyangwa se ya FARDC yaberaga i Kinshasa. Donc ni ibintu buri wese ari kuza kivugira, ariko muza kubira mukareba n'abari kubitangaza, muraza gusanga n'ubundi rwose rero babana badafite amakuru yizewe. Wenda babandi muba mwizeye ko bafite amakuru yizewe, abenshi muraza gusanga n'ubundi ari kubivuga bavuga ko nyine nabo ibyo bintu biri kuvugwa ntabyo bazi nyine, kuko nta biriho baba babizi gusa. Ariko icyo nababwira cyo, tugaruke kuri wa muyobozi wa FDLR gato, tugaruke kuri wa musirikare wa FDLR, uyu musirikare ubwo ndavuga General Omega. Uyu General Omega ntabwo ibyo kumuvugaho birarangira. Vuba ahangaha turaza kuba handi makuru mashya kuri General Omega. Ubu nwango nje natangiye urugendo rwo kuri tere, ntabwo nzava kuri tere ntaberetse General Omega, cyangwa se ntaberetse aho yashinguwe, niba ariho cyangwa se niba yanarapfuye tukareba aho yashinguwe, ndetse tukabona na proof ibigaragaza. Niwo mujyo rwose Jeune Official kuva twamara kugera ku yindi ntera ya subscribe 100 twiyemeje kuzajya tugera gukora ibyo abantu babona bidashoboka, twe nibyo tugomba kuzajya dukora. Nkuko munabibona ubu ngubu twe twamaze kugera hano muri Sud Kivu, muri Kamanyora, ahantu byari bikomeye cyane, abantu bumvaga ko hazabera urugamba rukomeye cyane, byatumye abaturage bo muri
zo bo muri aka gace bahunga ingabo z'abarundi kuko ari ngo ziri hano ngo zo ziriteguye ngo zirarwana ngo umuhenerezo ariko byahe byo kajya ya nahoze rero ngera muri uyu mujyi cyangwa se hano muri Kamanyura urasanga abaturage abenshi ni bake cyane abandi ngo barahunze nahoze baza se nta baturage bahungiye he nkambwira ati bari mu misozi yo ngo bari kwirukanka mu misozi abandi bagiye bahungira iyo hepfo za Uvira abandi bahungira mu gihugu cy'u Burundi abandi bahungira mu Rwanda ariko niba unkurikiye muri aya masaha ufite ahantu wahungiye impamvu buri gihe Eugene Official dukunda kugera cyane ahantu habereye urugamba muri quartier tuba tugira ngo tuze tubahumurize tubabwire ko aho hantu hari amahoro niba uri kubeshwa ibintu byinshi uri kubeshwa ko hatari amahoro ushobora kuhagera ukawahaburira ubuzima tuba tugira ngo nituhagera cyangwa se nawe nuza ukahagera usange twahageze twahagusukuriye nugera aho hagera ugasanga hari ikibazo gihari twakubwiye ngo hari ngo nta kibazo gihari ibyo rwose uzabitubaze ubu rero aka gace nako twakagezemo muri make nyuma y'uko ya 23 ikabohoye ubona Eugene Official rwose irababwiye ko kari amahoro nta kibazo abaturage baratuye ngira ngo murimo murumva nibo barimo turi kugenda dufatikanya mu gukora ikiganiro cyangwa se mu kuvuga inkuru mu kubagezaho aya makuru ndetse tugase no mu makaritsiye hose mu masoko nageze kubiko FARDC barundi bari bafite bwasenyutse ahangaha hari ibivera aha muri kubona hano imbere ngira ngo murimo murabona aho ngaho banarahatekaga n'iki byose aho murabona rwose barahatekaga ubwo rero urumva ko umutekano hano uraganje rwose ahangaha ibi murimo kubona nta matafari abaturage babumba ndetse arasa naho ahiye yiteguye kuba yagemurwa imirimo yo irakomeje ariko urumva wasanga ari n'umushinga ahangaha waba barundi kuko urabona ni mu nkengero zabo sinzi ko ari kubumba itafari warangiza ukarisarura bari ahangaha udafite kitu kidogo cyangwa se udafite ikintu uri buze kubaha gusa navuga ko ni ahantu iyi santere ya Kamanyura ni ahantu rwose hari kugenda hatera imbere gake ariko ubona ko havuye kure washaka ngo ni mvuye kure kuko urabona amazu yaho wareba ukuntu ameze urabona ni amazu rwose akiri civile akiri nabango ni nka gakondo aracyari gakondo ntabwo ziraba inyubako zo ku rwego rwo hejuru hanyuma gato cyane none nababwiye nti nyuma y'uko ku munsi w'ejo tutabahaye amakuru menshi cyane aya masaha nk'ayo ngayo rwose tuba tugomba kugenda tubanyuriramo munyemerera aka kanya wenda dufate iminota 4 dusimbukire n'ahantu bita muri teritwari ya Rubero aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru ni mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi wa Goma aho rero uyu mujyi wa Butembo ndetse ni santere ya Rubero nabyo byari biri muri gahunda ko 23 yagombaga kubikuramo ndetse byakabaye bigeze iki gihe 23 yaramaze kubifata ariko ahanini 23 yagiye igorwa cyane n'igisirikare cya Uganda UPDF kuko urumva ku ruhande rumwe 23 ntacyo ishinja UPDF kubijyanye no kubungabunga umutekano yewe nta nubwo ari umuryango ukorana cyangwa se nta nubwo ari n'igisirikare gikorana na Wazalendo wenda ngiravuga ngo namwe muri gufasha Wazalendo niba ari uguhiga ADF iri muri biriya bice yazengereje abaturage ibakegeta amajosi girite ngira ngo n'ubu video bugenda bucyarakira murabibona yo irabahiga ndetse umutekano w'abaturage ukaboneka aho rero igisirikare cya Uganda UPDF cyabwiye 23 ko batagomba kugeraho bari mu rwego rwo kugira ngo Kongo itaza kubabara nk'abari gukorana cyangwa se nk'abafatanya bikorwa cyangwa se nk'abafatanyije muri bikorwa byabo bya M23 kandi bafatanyije muri cyitwa ngo ni operation Shuja bituma rero M23 ikikira aha hantu ngira ngo ibintu nayo babwiye irenga santere ya Rubero kuko santere ya Rubero irimo ingabo z'abarundi za Uganda UPDF FARDC bo bagize ubwoba barahunga bavamo Wazalendo barahunze nabo bavamo urumva ntabwo ahantu UPDF yabi Wazalendo yahaba ntiyanahakandagira yewe ntiyanahanuka FARDC irabizi ko ahantu izi ngabo ziri haba hubashwe ntabwo bajya bakorana n'abacari nk'aba bacari indi ya viki hagati muva hanga mugende bari kure cyane so iravuga iti rero aha hantu nitwe tuhari twenyine turi UPDF FARDC barahunze bazi uko mugiye kutugabaho ibitero nitwe duhari abaturage bafite umutekano turabasezeranya ko umutekano umeze neza M23 ihita hadoginga irahasiga isiga santere ya Rubero
irakomeza imbere, irimo irerekeza muri Butembo. Butembo rero mu makuru mfite nuko iyi Butembo ni umujyi w'ubucuruzi, ni umujyi ukomeye cyane. Abacuruzi bari aha rero babwiye izi ngabo za Kongo cyangwa se FARDC na Wazalendo ko batifuza ko uyu mujyi uberamo intambara, babategeka ko nibumva M23 yahageze bagomba guhita batangira guhunga bakava hariya bakagenda. Ubwo rero icyo nababwira cyo nuko hariya hantu naho ubu hari umutekano. NTM M23 irimo iravanse kugera ahantu bita ngo ni aka gace kitwa ngo iki Musienene, ahantu bita za Musienene ni mu birometero bikiyo hageze kugira ngo ugere muri Butembo hababura akantu gato cyane. Niho rero benda kugera cyangwa se niho barimo kugenda berekera benda kugera. Nibagera aha hantu mu byukuri urumva bazaba bamaze kugera mu mujyi wa Butembo. Sasa reka duhite twinjira noneho muri aya maboxi y'aba basirikare turebe uko byari bimeze. Ese ibi bikoresho byose barabikoresheje? Mwana ndake iyaza kuba ari hano niwe nabonye rwose ujya agira atya kanabijagajaga buraya nabipfundura akabigira ate mukabibona, ariko nge ndi bubereke ntabikozeho, ntabwo ndi bubikoreho, ntabwo ndi bwinjire rwose muri aya matini. Ngira ngo murimo murabibona ni ibikoresho. Gisekedi yabahaye ibikoresho byinshi uba usibye ko ushobora gusanga bimwe baragiye banabyijyanira mu gihugu cy'u Burundi, wasanga rwose bimwe banagenda bakabisitoka iwabo kugira ngo nyine nabo ahangaha nirurangira nabo bazajya babyikoreshereza mu kubungabunga umutekano w'igihugu cyabo nk'u Burundi. Urumva donc nabo bunini barusahurira mu nduru mu magambo make, babaye nka barusahurira mu nduru. Ngero ngo murabibona urugo wasanga ariho generali Yabagari, ahangaha wasanga ariho generali Yabagari. Ndimo ndagenda rwose ariko nigengesereye, ngira ngo murimo murahabona ahangaha ariko ni mu giturage. Aha byari nk'ibiro by'umurenge bafasha babigira stoke, kuko urabona niyo nzu nziza irimo ahangaha, kandi ni inzu bigaragara ko itubatswe vuba. Bishobora kuba hari nk'akagari cyangwa se nk'umudugudu kwa chef de localité. Ngira ngo murimo murabibona imisozi rero hariya inka zo zirimo zirarisha nta kibazo, umutekano urazimbye mugabo. Banaenda mu bakasambarana na mabibi tukachoka tutakufia na kule nao wakatuambia mtakufia nini, tunakiwa gombo kisha nini tena mkimbia ndio sina mwana wewe mnakimbia ndio tukarudi na watoto na mambuzi na vitu na ndio hapo wenyewe naona bangala jana. Sasa njala ya chakula nje natumaliza hakuna chakula tutakulaje na tulishakimbia na mashamba zetu ni kule kubilima mbali. Sawa mwanatoka utesha hinjizi hii unatoka kukata hii haiko mali tena watoto bakuli basi kusiba nini basi pombe hapana si kukula Guru Michel sasa haina hali ngali kidogo ikate kidogo tunataka enda piga setu kule no munyagaro ugiye kunyagaza rero watambia wakati biko mu banateseka nabo na njala itatua na magonjwa njala linao itatua mu na magonjwa tushagonjwa watoto kazi kanaendeka hakuna kazi sio kani watachuruza atende ku mashamba atulangule biashara turuhusu twende ku mashamba hakuna kwenda ku mashamba baba wetu kanatuambia tukienda kule kushamba tukienda kule mubaya kule njoko biko anaenda balo ashikuru nako ku batu atubayu bio ashiko nakuya nabo huko tutenda tunikala mu mwingine. Sasa sema mabata nikala tukini na njoo njale naenda na uwa sawa njoo tenda hapo kwa mashamba juu aba biko huko kusingia usalama. Pole sana wa asante sawa huyu kwake hapa nashukuru na wengine mimi kwangu pale chini wengine mwingine tu tuko tu mwa tuko tena ba mingi biko wa mingi waenda kwa mashamba wa mingi washarudia watu bakaji washarudia sawa aliona hakuna kitu wale boga sasa wale wa matension ndio wiko wanekana sasa kule walikimbilia kwa ndugu Wazalendo wako wapi atu hatuwezi yua kama baba yako mabibi dima hatuyu pesa nafungia mtu Wazalendo baba yua mimi nasema hatuyu kwenye biko juu kama nao walikimbia walikimbia Mauvira kule walikimbia
kule wanapaswa kuwa biko kule Uvira. Uvira Wenzao bakule. Betuko nao hapa ni hapa betuko nao. Ndio wanatusheria. Ndio wanakamata hiyo fasi yote. M23 ikamata fasi yote ya hapa ya Kamanyora. Ni hatari. Ni hatari baba. Ariko vitu vinaendeka bye. Mi fasi ya M23 vitu vinaendeka bye. Inaenda sawa. Okay. Unatuona vitu nakuja tunakuikalia pembeni. Kwa tukoea pembeni nani? Ndio kupanda habari mzuri. Mzuri tukufa. Na tunatashika sasa. Ona pale. Bangali banarudia wale. Hivyo wanatoka ku refugee wale watu wanakuwa na mambuzi. Bangali banatoka kule kwenye balikuwa wanakimbilia kupori. Wanatoka kwa refugee. Wanatoka kule wanatoka kupori. Angalia na ule nyana beba mzigo kichwa wako nafungula. Angalia ule mwenye anafungula nyumba. Aone naye kile anafungula nyumba. Njoo kupia naye vile. Amekuya anatoka kwa refugee. Kupori. Anatoka kupori. Kwenye kimbili. Njoo ule. Na watoto wale biko na mambuzi nao ndio wanatoka sasa nao wanakuja. Uma muna watu kabisa wanaanza rudia nao. Pore. Wanarudia pore. Tunasikiliza. So ile nzakimenya. Nukuri. Wabasema turudie tunakimbia ni. Angalia moto pore. Hawa ni wa refugee. Na wengine wa refugee bali biko wanatoka wanakuangalia hali iko aje. Wow. Kale kisha kitu ndio watoto magharibi. Ni vizuri. Ni vizuri kabisa. Hii ni business ya nani? Hii ya mabriki. Ya mabriki ni ya ni shantie ya mabriki. Ya huyu mtu mkazi wa kuuza bali wanatenga nyumba kule kwa barabara. Na uza na magari. Kama nyumba za kifahari kule kwa barabara. Okay. Ndio shantie wanasemaka ya mabriki kwita. Bakunze Jeune Official rero murumva ko igiswere rwose uko twabitangiye ntago ariko bizahora uko mba ngenda mbanyuramo niko rwose igiswere mbe ngenda nkimenya gake kwiga burya ikintu ukimenya ari uko ukirimo ukakimenya kubera kuri kukivuga uburo nkaba nibereye rwose hano muri Kamanyora ngira ngo murimo murabibona muri Kamanyora. Habari mama. Rero murabibona rwose ko ibintu bimeze neza. Abaturage merci. Abana hano rwose urabona baranezerewe umutekano ni wose. Ibi ngibi byari ibintu bitapfaga gushoboka rwose ku gihe cya Wazalendo, ariko uba amahoro ni amahoro. Ubwo igisigaye nyine ni iterambere, ariko bakubwira ko ahari umutekano n'ubundi iterambere nicyo kintu kiba gisigaye kandi kirihuta cyane rwose. Bakubwira ko ngo amajyambere yihuta vuba nk'umuyaga. Nguko rero karitsiye ubu nje nibereye mu makaritsiye hano ya za Kamanyora. Urugo urabona ni urusengero, ikigaragara ni urusengero. Umutekano ni wose atazagira ukubesha, nta nubwo yewe izi ngabo za M23 zirirwa zihagaze hejuru y'abantu. Urabona barimo baragenda bikorera ibintu byabo ntawo bari hejuru. Ahantu nabonye igisirikare cya M23 gitandukaniye n'iki gisirikare cya Kongo n'izi ngabo bari kumwe, zo ngo zabaga ziri kujagajaga abaturage zibanyuramo pore. Wasaga rwose bajagaraye bari kujigaraza cyangwa se bari gutesha abaturage umutwe. Ariko abangaba bibereye ahantu habo aho bagomba kuba bari, birindiye umutekano wabo, bari gucungira hirya. Si ngombwa ngo birirwa bari mu baturage ngo abaturage babone ko byacitse. Bo bibasaba rwose kuba bibereye ahantu habo bagomba kuba bari, barangiza noneho ubwo bagacunganwa n'umwanzi ariko bateretse abaturage ko hari igikuba cyacitse byacitse. So ni mu rugo rwego rero ubona ugasanga hano rwose hari free. Igihe nagendeye murabona ntabwo ndigera mbona umusirikare wa M23 uko badahari, kuko hari ahantu henshi nzi nagiye mbona rwose bari, ariko bitari ngombwa kwerekana bitewe nuko nyine nabo babibereye mu kazi kabo. Ngira ngo ngiri rero bya bindi wacu tujya tuvuga ngo ni nyakatsi gusa, ariko ntabwo narenganya Kongo bitewe nyine n'uko igihugu cyari kimeze gusa. Ariko ibi ngibi rwose ntekereza ko ku gihe cya M23 rwose nibiramuka bigenze neza bizakusoka mu gihe gito. Ndi muri karitsiye ntabwo nibuka izina ariko na abaturage babitubwiye, twabigarutseho twabibabwiye, ariko na gace ubona ko naho zingana n'abaturage bati imikorere ni myiza.
ni ahantu horoshye gushakira amafaranga hano muri Uvira. Nagiye mbona n'abaturage benshi bamwe bavuka muri Kivu Amajyaruguru bari hano, abazamushaki, abazangungu, bose benshi bibereye hano bafite business bakora hano muri Kamanyora. Donc ni Kamanyora ubona ko iteye imbere cyangwa se imeze neza gatanu kuri kagenzi kako nkuko bigaragara. Yes, nguko rero ngayo. Ubwo rero murakomeza kugenda muryoherwa n'ibiganiro byacu, muryoherwa rwose nibyo twabateguriye. Ubwo nandi makuru menshi ajya atandukanye ni kuri Eugene Official. Asante sana, reka tubashimire. Iko ahangaha murabona ko habaye ikope, urabona ko n'amasasu yajya anyuramo hejuru. Donc ibintu ntago byari byoroshye naka na gato. Ubu n'ububiko bwa mbere nagiye nsura rero henshi cyane. Navuga ngo izi ngabo zarwane cyangwa se izi ngabo z'abarundi zabaga ziri, ariko amateka namwe barakubwira ko ngo bari abasinzi bo ku rwego rwo hejuru. Ndagenda rero mbacangiramo mbaha n'inkuru zigiye zitandukanye, kuko dufite urugendo rurerure. Mu kanya ngiye kubageza ahantu bita za Gatogota, naho tukareba aho rero niho M23 ifungiye. Hanyuma imbere gato cyane ahantu bita za Ruvunge hakaba hari Wazalendo ndetse na FARDC n'izi ngabo z'abarundi nyine. Ariko by'umwihariko ndashaka kubanza ngo mbereke iyi misozi iri imbere, mbabwira amateka cyangwa se ibyo bambwiye cyangwa se nkuko babinsobanuriye uko izi ngabo zari zimeze muri iyi misozi. Nicyo kintu ngira ngo noneho nshireho kamera neza nyizuminge muyirebe, nindangiza ngire ibyo mbasobanurira. Iyi misozi muri kureba, iyi misozi murimo murabona ni imisozi bivuga ko ngo harimo ibivera by'ingabo z'abarundi ngo nibura ngo 4,000. Urumva 4,000 bari abasirikare benshi cyane, ngo harimo 4,000 muri iyi misozi murimo murareba. Ubwo harimo indake zicukuye nyinshi cyane, nazo ndaza kuzibagezaho. Ariko nahere hano ku bubiko, kuko hano niho hari amura cyangwa se ububiko bw'intwaro. Nkuko mubibonye hano bayereye kope cyangwa se zimwe banarazitwitse ngibi nabiberetse. Ariko ahangaha ngo hari harimo ngo yari nka shene y'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, ngaho ngo bari imbunda ngo bari barazitunze iyo ruguru nyine ngo hafi no mu Rwanda cyangwa se zirebye mu Rwanda. Donc iyi ni ya misozi irebye inyuma y'iyi misozi. Iyo urebye yo uba uri kureba mu Rwanda. So rero ngo bari barazishyize hariya, buriya ngo hano ngo harimo n'utuyira ngo tuzamutse ngo n'ibifaru ngo byazamukagayo hari hejuru. Donc ngo ku buryo barava bati M23 niramuka irashe hariya ahantu bita ngo ni za Bugarama, ngo bari bafite gahunda yo kwahindura umuyonga bakaharasa hagashyira cyangwa se hagakongoka bikarangira. Gusa ariko bitewe n'uburyo kinaho urugamba M23 yabaturutse ntabwo byigeze bibahira, kuko M23 ikimara kugera muri Bukavu yahise ijya ahantu bita za Nyangezi, naho irahafata. Aba barundi rero bararebye bati se none turarasa nta bitero byigeze bituruka mu Rwanda, kuko arabo bati niba M23 ifata Goma ngerarashe cyangwa se baraturutse ku Mwegege cyangwa se ku mukikiro w'u Rwanda, bakavuga bati nahangaha niko bura bizagenda, izaza iturutse kuri kote y'u Rwanda. Niyo ko kwesera bati rero nitujya kuyirasa tuzayirasa n'ubundi turi gukubitanya tujyana niyo ngiyo za Bugarama hose tujyaniranya mu Rwanda dufatikanye. So bagiye gutungurwa batungurwa M23 iri kubarase baturutse inyuma mu gace nyine urumva bari baturutse za Nyangezi. Biza kurangira rero mu by'ukuri batsinzwe cyangwa se bibayobeye, babura aho berekeza, babura epfo na ruguru. Birangira rwose M23 ibujije cyangwa se iburijemo uwo mugambi mubisha bari bafite ku gihugu cy'u Rwanda wo kuba barasa bakarasanya nyine na Bugarama. Nguko rero uko ahangaha cyangwa se iyi misozi byari bimeze. Gusa ngo izi ngabo zose nubwo ngo zagiye zisubirayo, inyinshi ngo zikaba zikiri hano hepfo mu kibaya bita ngo ni Ruzizi. Cya kibaya kinayitwa Ruzizi. Apana ikibaya
Kamanyora. Makariti. Mulira. Basoda ba Burundi bako mu Ruzizi, kibaya cya Ruzizi muri Bufulero, Uvira mu zone Uvira, hanaitwa Ruvungi. Okay. Urumva rero aho za Ruvunge niho bari, ariko aho Ruvunge na ahantu haterereye, ana ahantu hatari imisozi nkuko ari kugenda bitubwira ati bari za Ruvunge. Aho Ruvunge na ahantu hari donc hari flat, nta na ahantu harambuye utasanga imisozi. Gusa narabibabwiye ndababwira nti ahangaha muri za Uvira cyangwa se aha hantu nubundi nubwo bahari bameze nk'abari kuhitiza, kuko hari gahunda iremereye cyane yo gukuramo aha hantu. Ndimo ndabategurira amakuru adasanzwe ukuntu M23 yagiye ifata ibyemezo bikomeye mu gihe nyamara izi ngabo cyangwa se iki gihugu cya Kongo cyo cyabaga kizi yuko ngo cyo kigiye kwicara kikaganira n'ibihugu bikomakomeye kikabiha amabuye y'agaciro. Noneho cyamara kubiha amabuye y'agaciro, ibyo bihugu bikaba byafatira M23 ingamba ndetse bikanayitegeka gusubira inyuma. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho, ndimo kugenda mbibategura kuko ndimo nagenda nkusanya amakuru menshi cyane, ariko amenshi bisaba kubanza nkayegeranya neza nkazayabaha. Mu mujyi wa Bukavu rero naho, muri uyu mujyi wa Bukavu, ubwo ni ruguru gato cyane muri metero bike cyane uvuye ahondi, harimo ibikorwa navuga ngo bya Wazalendo. Wazalendo ntago barashyiramo, uyu munsi bararyama ukajya kumva ngo hari umuturage babyutse bibye cyangwa se basahuye bifashishije imbunda. Ibi rero bikaba ari ibikorwa biri kuberamo hano ahangaha, ndetse iyo banabuze n'icyo batwara binarangira rimwe na rimwe bivuganye cyangwa se bishe n'uwo bari bagiye kwiba. Ariko ibyo bikorwa M23 ikaba iri kubifatira ingamba zikomeye cyane, aho bamwe muri abo bajura bari gufatwa n'imbunda zabo, bagafatwa cyangwa se bagahanwa bihanikire, ndetse no bagashyira muri wa muco wo guca ubujura kugira ngo habeho itandukano na bya bindi twabonaga ku gisirikare cya Kongo cyageraga gutya rwose ugasanga barimo bariba Wazalendo rwose ntibagire icyo bakora, ubutegetsi bukabirebera, bakica umuntu ugasanga barimo barabirebera. Ariko ntabwo ariko bimeze, kuko nejo Kanyuka ubu ngubu navuga ngo uri wibereye cyane cyane hano muri uyu mujyi wa Bukavu, nawe ejo asohoye itangazo aravuga ati abajura bakoze biriya cyangwa se bari gukora ubwicanyi bakaniba, ati turimo turagenda tubafata. Abagerageje kurwana nyine ubwo bakagwa bagapfa bari ku rugamba, ariko abameye tukabafata barabafata bakabaha igihano kibakwiriye muri gahunda yo guca umuco nyine wo kudahana. Rero urumva ko muri Bukavu naho niho muri kugenda mwumva mukumva, ukabona nk'ikinyamakuru kiravuze ngo habaye ngo urugamba, ngo hongeye kuba urugamba. Nta rugamba usibye utwo dutero twa Wazalendo ziri kwa zigiye kwiba, rimwe na rimwe zikagwa nko muri ambush cyangwa se muri patrouille ya M23, urugamba rukaba urugamba, ibintu bigakomera. Meme ndetse no muri hano no mu mujyi wa Goma navuga nkaho bita Zandosho, mwumvishe ibyahabaye. Vincent yarabikurikiranye ndetse abibagezaho, ababwira uko ibintu bimeze. Uyu munsi rero icisha subwo ndagenda mvangavangamo n'ama update, kuko murabona kuva ku munsi w'ejo nta makuru twigeze tubaha, dufite amakuru menshi cyane. Nukuvuga ngo andi makuru, nukuvuga ngo Kinshasa bari guteganya gukora inama ikomeye cyane. Iyi nama rero bari guteganya gukora ni inama ngo bashaka kugira ngo bige ku kibazo n'ubundi cya M23, ndetse bige ngo no kuri bije bagiye gukoresha bahangana cyangwa se bategura uburyo ki bagiye kurasamo M23. Iyi nama rero iri burangire Kinshasa, uwitwa Jean Pierre Bemba ari buhite n'ubundi agaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho agomba kubanza guca mu gihugu cy'u Burundi, n'ubundi rero akaganira n'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bafatikanyije muri uru rugamba. Aho rero bivugwa ko ngo hari abasirikare bari buze gukomeza kwambuka baza, ndetse bakaganira bakabona no guhuriraho n'izi ngabo za South Africa ziri hano mu gihugu cy'u Burundi, zigomba kwambuka zikaza hano muri Sud Kivu n'ubundi aho urugamba rugomba kubera. Biravugwa ko ngo hamaze kugera 3,000 n'ubundi muri iki cyumweru tuvemo ngo hamaze kugeramo 3,000 biturutse mu gihugu cy'u Burundi bivanze, ariko ngo harateganywa ngo nibura ngo neva arateganya kugira ngo aha nibura ngo habe 1,000
bitari munsi ya 15 by'ingabo z'abarundi, noneho ngo ugakavanga muri za FARDC ku buryo doke ngo barategura ngo kuza bafite ngo nibura nk'ibihumbi nka 50 by'abasirikare bagomba kuza bagasubiza cyangwa se bakisubiza ibice byose. Inama rero uyu mugabo Evariste Ndayishimiye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi aherutse kugirana n'igisirikare cye kiri hano, cyangwa se navuga ngo izo ngabo zimwe zanamaze guhita zigera hano muri Uvira, hano muri Kivu y'Amajyepfo, yabategetse ko ngo bagomba gusubirana umujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ku bubi n'ubwiza, gupfa no gukira, nta byo gusubira inyuma, ngaho kugira ngo basubire inyuma ngo bagomba kugwa ku rugamba bakamenya ko bagoye kuri tere, ariko ngo ntabwo bagomba kongera kumva ngo batsinzwe na M23, ngo bagomba kurwana nyine nka kwa kundi mu by'ukuri Jere Makanika yavuze ngo no kurwana nk'amadubu ndetse ngo nibitera. Rero ngo nabo ngo niyo system bashaka kurwanamo, akaba rero bateranyije arababwira ati uko byaba kose niba ari n'imishahara tugiye kuyizamurwa, Giseke demere gukomaho. Ngira ngo twagiye tubigaruka tuvuga ukuntu Giseke dashaka gukomaho kubifurumba Bemba yaje kubasezeranya, baravuga ati rero ngo tugiye kurwana none umuhenerezo. Urugamba ubwo ni ibimenyetso bigaragara ko rugiye kuba rukomeye hano muri Sud Kivu, aho ubu navuga ngo ndetse n'izi ngabo zatangiye imyiteguro, gusa ariko ku mpande zombi bakaba bose baticaye uko nguko. Nava nko ku ruhande rwa M23 nabo nahoze mbona barimo kugenda bari forcinga hirya no hino rwose mu mayira, nabonaga imodoka zinyuraho zihetsa abasirikare zibajyana nyine muri access zigiye zitandukanye muri ibice, zibajyana mu makaritsiye, aho ro bakomeje kugenda babungabunga umutekano w'abaturage ndetse bajya no kwegera ku mirongo y'urugamba. Niba abarundi bamaze gushiraho ingabo ibihumbi 15 urumva ko no ku rukote ya M23 nabo urumva ntago babura nibura nk'ibihumbi nibura nka 5 cyangwa se 3 bahashize bigomba guhasha ibyo bitero. Ubwo nibamara gukora iyi nama, ubwo ndavuga ku ruhande rwa FARDC cyangwa se rwa Kongo ndetse n'u Burundi, niba bamara gukora iyi nama iteganyijwe igomba kwetendingwa na Bemba, bivuze ngo bazahita bazana izindi ngabo nyinshi cyane, ariko uwitwa Bemba akaba yaramaze guhita afata mission, niwe ugomba kuzaba ayoboye urugamba. Hari abantu bari kuvuga amakuru menshi cyane mu mujyi wa Goma, ndimo ndaribwa ariko ngomba kuzayagarukaho ku munsi wo kwa mbere mbateguje icyitwa operation. Hari operation ndimo kubategurira nzaba hano, uvuga ngo Kiko Kitambwe, ubwo bitumye mpita mbigarukaho ngo ari mu basirikare bafatiwe hano mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ukubesha, mukureho rwose mumenye ngo ni ibinyoma, kuko murabyibuka ko witwa Kiko Kitambwe yabaga muri ahantu bita za Rubero iyo ruguru, we n'uwitwa General na Kabundi. Murabyibuka ko bigeze no kubahushiriza ahantu bita za Arimbongo, by'umwihariko Kabundi. Uwitwa Kitambwe bakamukura muri hoteli hari za Butembo, bari kuvuga ngo ntibamushaka hara ngo naveyo. Ntabwo umugabo yigeze agaruka mu mujyi wa Goma, kuko ntabwo hagoma donc barahatinyaga byo ku rwego rwo hejuru. Rero abari kuvuga ibi bintu ni ukubesha, nibavuga ibindi rwose nge ndabihamya neza rwose ibi yo ni amakuru yizewe. Kandi noneho ikindi kinagaragara nuko ari kuvuga ngo Kiko Kitambwe kandi ariho nejo bundi yarari Kinshasa, cyangwa se yarari mu nama ya Etat Major ya Kongo cyangwa se ya FARDC yaberaga Kinshasa. Ni donc ni ibintu buri wese ari kuza kivugira, ariko muza kubira mukareba n'abari kubitangaza, muraza gusanga n'ubundi rwose rero babana badafite amakuru yizewe. Wenda babandi muba mwizeye ko bafite amakuru yizewe, abenshi muraza gusanga n'ubundi ari kubivuga bavuga ko nyine nabo ibyo bintu biri kuvugwa ntabyo bazi nyine, kuko nta biriho baba babizi gusa. Ariko icyo nababwira cyo, tugaruke kuri wa muyobozi wa FDLR gato, tugaruke kuri wa musirikare wa FDLR, uyu musirikare ubwo ndavuga General Omega. Uyu General Omega ntabwo ibyo kumuvugaho birarangira. Vuba ahangaha turaza kuba handi makuru mashya kuri General Omega. Ubu nwango nje natangiye urugendo rwo kuri tere, ntabwo nzava kuri tere ntaberetse General Omega, cyangwa se ntaberetse aho yashinguwe, niba ariho cyangwa se niba yanarapfuye tukareba aho yashinguwe, ndetse tukabona na proof ibigaragaza. Niwo mujyo rwose Jeune Official kuva twamara kugera ku yindi ntera ya subscribe 100 twiyemeje
kuzajya tugera gukora ibyo abantu babona bidashoboka, twe nibyo tugomba kuzajya dukora. Nk'uko munabibona ubu ngubu twe twamaze kugera hano muri Sud Kivu, muri Kamanyura, ahantu byari bikomeye cyane, abantu bumvaga ko hazabera urugamba rukomeye cyane, byatumye abaturage bo muri muri aka gace bahunga. Ingabo z'Abarundi kuko ari ngo ziri hano ngo zo ziriteguye ngo zirarwana ngo umuhenerezo, ariko byahe byo kajya nahoze rero ngera muri uyu mujyi cyangwa se hano muri Kamanyura, urasanga abaturage abenshi ni bake cyane, abandi ngo barahunze. Nahoze baza se nta baturage bahungiye hehe, nkambwira ati bari mu misozi yo ngo bari kwirukanka mu misozi, abandi bagiye bahungira iyo hepfo za Uvira, abandi bahungira mu gihugu cy'u Burundi, abandi bahungira mu Rwanda. Ariko niba unkurikiye muri aya masaha ufite ahantu wahungiye, impamvu buri gihe Eugene Official dukunda kugera cyane ahantu habereye urugamba muri karitsiye, tuba tugira ngo tuze tubahumurize, tubabwire ko aho hantu hari amahoro. Niba uri kubeshwa ibintu byinshi, uri kubeshwa ko hatari amahoro, ushobora kuhagera ukaba wahaburira ubuzima. Tuba tugira ngo nituhagera cyangwa se nawe nuza ukahagera usange twahageze, twahagusukuriye. Nugera aho hagera ugasanga hari ikibazo gihari, twakubwiye ngo hari ngo nta kibazo gihari, ibyo rwose uzabitubaze. Ubu rero aka gace nako tukaba twakagezemo muri make, nyuma y'uko M23 ikabohoye. Ubona Eugene Official rwose irababwiye ko ari amahoro, nta kibazo, abaturage baratuye. Ngira ngo murimo murumva nibo barimo turi kugenda dufatikanya mu gukora ikiganiro cyangwa se mu kuvuga inkuru, mu kubagezaho aya makuru. Ndetse tugase no mu makaritsiye hose, mu masoko nageze ku biko FARDC Barundi bari bafite bwasenyutse. Ahangaha hari ibivera muri kubona hano imbere, ngira ngo murimo murabona aho ngaho banarahatekaga n'iki byose, aho murabona rwose barahatekaga. Ubwo rero urumva ko umutekano hano uraganje rwose. Ahangaha ibi murimo kubona nta matafari abaturage babumba, ndetse arasa naho ahiye, yiteguye kuba yagemurwa. Imirimo yo irakomeje, ariko urumva wasanga ari n'umushinga ahangaha w'aba Barundi, kuko urabona ni mu nkengero zabo. Sinzi ko ari kubumba itafari warangiza ukarisarura bari ahangaha udafite kitu kidogo, cyangwa se udafite ikintu uri buze kubaha. Gusa navuga ko ni ahantu iyi santere ya Kamanyura, ni ahantu rwose hari kugenda hatera imbere gake gake, ariko ubona ko havuye kure. Washaka ngo ni mvuye kure, kuko urabona amazu yaho, wareba ukuntu ameze, urabona ni amazu rwose akiri civile, akiri nabango ni nka gakondo, aracyari gakondo, ntabwo ziraba inyubako zo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma gato cyane rero nababwiye nti nyuma y'uko ku munsi w'ejo tutabahaye amakuru menshi cyane, aya masaha nk'ayo ngaya rwose tuba tugomba kugenda tubanyuriramo. Munyemerera aka kanya wenda dufate iminota 4 dusimbukire n'ahantu bita muri teritwari ya Rubero. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi wa Goma. Aho rero uyu mujyi wa Butembo ndetse ni santere ya Rubero nabyo byari biri muri gahunda ko M23 yagombaga kubikuramo, ndetse byakabaye bigeze iki gihe M23 yaramaze kubifata. Ariko ahanini M23 yagiye igorwa cyane n'igisirikare cya Uganda UPDF, kuko urumva ku ruhande rumwe M23 ntacyo ishinja UPDF ku bijyanye no kubungabunga umutekano, yewe nta nubwo ari umuryango ukorana, cyangwa se nta nubwo ari n'igisirikare gikorana na Wazalendo. Wenda ngiravuga ngo namwe muri gufasha Wazalendo, niba ari uguhiga ADF iri muri biriya bice yazengereje abaturage ibakegeta amajosi igirite. Ngira ngo n'ubu video bugenda bucyarakira murabibona, yo irabahiga ndetse umutekano w'abaturage ukaboneka. Aho rero igisirikare cya Uganda UPDF cyabwiye M23 ko batagomba kugeraho bari, mu rwego rwo kugira ngo Kongo itaza kubabara nk'abari gukorana cyangwa se nk'abafatanya bikorwa cyangwa se nk'abafatanyije muri bikorwa byabo bya M23, kandi bafatanyije muri cyitwa ngo ni Operation Shuja. Bituma rero M23 ikikira aha hantu, ngira ngo ibinene babwiye irenga santere ya Rubero, kuko santere ya Rubero irimo ingabo z'Abarundi za Uganda UPDF. FARDC bo bagize ubwoba barahunga bavamo, Wazalendo barahunze nabo bavamo. Urumva ntabwo ahantu UPDF yabi Wazalendo yahaba ntiyanahakandagira, yewe ntiyanahanuka. FARDC irabizi ko ahantu izi ngabo ziri haba hubashwe, ntabwo bajya bakorana n'abacari nk'aba bacari indi ya viki. Hagati muva aha ngaha mugende,
baba bari kure cyane. So iravuga iti rero aha hantu nitwe tuhari twenyine, turi UPDF, FARDC barahunze bazi uko mugiye kutugabaho ibitero, nitwe duhari. Abaturage bafite umutekano, turabasezeranya ko umutekano umeze neza. M23 ihita hadoginga, irahasiga, isiga santere ya Rubero, irakomeza imbere, irimo irerekeza muri Butembo. Butembo rero mu makuru mfite nuko iyi Butembo ni umujyi w'ubucuruzi, ni umujyi ukomeye cyane. Abacuruzi bari aha rero babwiye izi ngabo za Kongo cyangwa se FARDC na Wazalendo ko batifuza ko uyu mujyi uberamo intambara, babategeka ko nibumva M23 yahageze bagomba guhita batangira guhunga, bakava hariya bakagenda. Ubwo rero icyo nababwira cyo nuko hariya hantu naho ubu hari umutekano. Anytime M23 irimo iraavansenda kugera ahantu bita ngo ni aka gace kitwa ngo iki, Musienene, ahantu bita za Musienene ni mu birometero bikiyo hageze kugira ngo ugere muri Butembo hababura akantu gato cyane. Niho rero benda kugera, cyangwa se niho barimo kugenda berekera benda kugera. Nibagera aha hantu mu byukuri urumva bazaba bamaze kugera mu mujyi wa Butembo. Sasa reka duhite twinjira noneho muri aya maboxi y'aba basirikare turebe uko byari bimeze. Ese ibi bikoresho byose barabikoresheje? Mwana ndake iyaza kuba ari hano niwe nabonye rwose ujya agira atya kanabijagajaga buraya nabipfundura akabigira ate mukabibona, ariko nge ndibubereke ntabikozeho, ntabwo ndibubikoreho, ntabwo ndibwinjire rwose muri aya matini, ngira ngo murimo murabibona. Ni ibikoresho Gisekedi yabahaye ibikoresho byinshi, uba usibye ko ushobora gusanga bimwe baragiye banabyijyanira mu gihugu cy'u Burundi, wasanga rwose bimwe banagenda bakabisitoka iwabo kugira ngo nyine nabo ahangaha nirurangira nabo bazajya babyikoreshereza mu kubungabunga umutekano w'igihugu cyabo nk'u Burundi. Urumva donc nabo bunini barusahurira mu nduru mu magambo make, babaye nkabarusahurira mu nduru. Ngero ngo murabibona urugo wasanga ariho generali Yabagari, ahangaha wasanga ariho generali Yabagari. Ndimo ndagenda rwose ariko nigengesereye, ngira ngo murimo murahabona ahangaha, ariko ni mu giturage. Aha byari nk'ibiro by'umurenge bafasha babigira stoke, kuko urabona niyo nzu nziza irimo ahangaha, kandi ni inzu bigaragara ko itubatswe vuba. Bishobora kuba hari nk'akagari cyangwa se nk'umudugudu kwa chef de localité. Ngira ngo murimo murabibona. Imisozi rero hari inka zo zirimo zirarisha nta kibazo, umutekano urazimbye mugabo. Banaenda mu bakasambarana tutakufia na kule nao wakatuambia mtakufia nini, tunakiwa gombo kisha nini tena mnakimbia mkimbia sina mwana wewe mnakimbia leo tukarudia na watoto na mambuzi na vitu na ndio hapo wenyewe naona bangala jana. Sasa njala ya chakula nje natumaliza. Hakuna chakula, hakuna chakula. Tutakula na tulishakimbia na mashamba zetu ni kule kubilima, kule kubilima mbali. Sawa, mnatoka utesha hinjizi hii, unatoka kukata hii haiko mali tena watoto bakuli basi kusiba basi pombe. Hapana, si kukula. Guru Michel. Sasa haina hali ngali kidogo. Ikate kidogo. Tunataka enda piga setu kule. No munyaga ugiye kunyagaza re. Watambia wakati biko banateseka nabo na njala. Njala itatua na magonjwa. Njala inao. Itatua na magonjwa, tushagonjwa watoto. Kazi kanaendeka. Hakuna kazi. Sio kani watachuruhusu. Hatuende kwa mashamba. Hatulangule biashara. Turuhusu tuende kwa mashamba. Hakuna kwenda kwa mashamba baba wetu kanatuambia tukienda kule kushamba tukienda kule mobile kule njoko biko anaenda balo asikuru nako ko batu atubayo bio asiku anakuya nabo huko. Sasa tunikala mwingine sasa sema mabata nikala tiki na njoo njale naenda na uwa sawa tu njoo tenda hapo kwa mashamba juu aba biko huko kwa kusingia usalama. Pole sana wa. Asante. Sawa. Huyu kwake hapa ninashukuru. Na wengine mimi kwangu pale chini, wengine mwingine tu. Tuko tu mwa tuko tena ba mingi. Biko ba mingi, kwa mingi anaenda kwa mashamba. Wa mingi. Washarudia watu bakaji walisharudia. Sawa, aliona hakuna kitu. Wale boga sasa wale wa matension. Ndio biko wanakala sasa kule walikimbilia kwa ndugu. Wazalendo wako wapi? Atu yu
hatuwezi yua kama bakumabiri lima hatuyua. Pesa nafungia mtu. Wazalendo babayua. Mimi nasema hatuyua kwenye biko juu. Kama nao walikimbia kati. Walikimbia. Mauvira kule. Walikimbia kule wanapaswa kuwa biko kule Uvira. Uvira. Kule. Wetuko nao hapa ni hapa wetuko nao. Ndio wanatusheria. Ndio wanakamata hiyo fasi yote. M23 imekamata fasi yote. Ya hapa ya Kamanyora. Ni hatari. Ni hatari baba. Vitu vinaendeka bie. Mi fasi ya M23 vitu vinaendeka bie. Inaenda sawa. Okay. Unatuona vitu nakuja tunakuikalia pembeni. Kwa tukoea pembeni nani? Ndio kupanda habari mzuri. Mzuri kikufa. Na tunateseka sasa. Ona pale. Bangali banarudia wale. Hivyo wanatoka ku refugee, wale watu wanakuwa na mambuzi. Bangali banatoka kule kwenye balikuwa banakimbilia kupori. Wanatoka kwa refugee. Wanatoka kule, wanatoka kupori. Angalia na ule nyana beba mzigo kichwa hapo nafungula. Angalia ule mwenye anafungula nyumba. Aone naye kile anafungula nyumba. Njoo pia naye vile. Amekuya anatoka kwa refugee. Kupori. Anatoka kupori. Kwenye kimbili. Njoo ule. Na watoto wale biko na mambuzi nao ndio wanatoka sasa nao wanakuja. Uma muna watu kabisa wanaanza rudia nao. Pore. Wanarudia pore. Tunasikiliza. So ida nzakimenya. Nukuri. Wabasema turudie tunakimbia ni. Angalia moto pore. Hawa ni wa refugee. Na wengine wa refugee bali biko wanatoka wanakuangalia hali iko hii. Wow. Kale kisha kitu ndio watoto magharibi. Ni vizuri. Ni vizuri kabisa. Hii ni business ya nani? Hii ya mabriki. Ya mabriki ni ya ni ya nani? Ni chantier ya mabriki. Ya huyu mtu mkati. Wakiwa uza bali wanatenga nyumba kule kwa barabara. Wakiwa uza na magari. Wanatenga nyumba za kifahari kule kwa barabara. Okay. Ndio chantier wanasemaka ya mabriki kwetu. Bakunze Jeune Official murumva ko igiswere rwose uko twabitangiye ntago ariko bizahora uko mba ngenda mbanyuramo niko rwose igiswere mve ngenda nkimenya gake kwiga burya ikintu ukimenya ari uko ukirimo ukakimenya kubera kuri kukivuga uburo nkaba nibereye rwose hano muri Kamanyora ngira ngo murimo murabibona muri Kamanyora. Habari mama. Rero murabibona rwose ko ibintu bimeze neza. Abaturage merci. Abana hano rwose urabona baranezerewe umutekano ni wose. Ibi ngibi byari ibintu bitapfaga gushoboka rwose ku gihe cya Wazalendo, ariko uba amahoro ni amahoro. Ubwo igisigaye nyine ni iterambere, ariko bakubwira ko ahari umutekano n'ubundi iterambere nicyo kintu kiba gisigaye kandi kirihuta cyane rwose. Bakubwira ko ngo amajyambere yihuta vuba nk'umuyaga. Nguko rero karitsiye ubu nje nibereye mu makaritsiye hano ya za Kamanyora. Urugo urabona ni urusengero, ikigaragara ni urusengero. Umutekano ni wose atazagira ukubesha, nta nubwo yewe izi ngabo za M23 zirirwa zihagaze hejuru y'abantu. Urabona barimo baragenda bikorera ibintu byabo ntawo bari hejuru. Ahantu nabonye igisirikare cya M23 gitandukaniye n'iki gisirikare cya Kongo n'izi ngabo bari kumwe, zo ngo zabaga ziri kujagajaga abaturage zibanyuramo pore. Wasaga rwose bajagaraye bari kujigaraza cyangwa se bari gutesha abaturage umutwe. Ariko abangaba bibereye ahantu habo aho bagomba kuba bari, birindiye umutekano wabo, bari gucungira hirya. Si ngombwa ngo birirwa bari mu baturage ngo abaturage babone ko byacitse. Bo bibasaba rwose kuba bibereye ahantu habo bagomba kuba bari, barangiza noneho ubwo bagacunganwa n'umwanzi ariko bateretse abaturage ko hari igikuba cyacitse byacitse. So ni mu rugo rwego rero ubona ugasanga hano rwose hari free. Igihe nagendeye murabona ntabwo ndigera mbona umusirikare wa M23 uko badahari, kuko hari ahantu henshi nagiye mbona rwose bari, ariko bitari ngombwa kwerekana bitewe nuko nyine nabo babibereye mu kazi kabo. Ngira ngo ngiri rero bya bindi wacu tujya tuvuga ngo ni nyakatsi gusa, ariko ntabwo narenganya Kongo bitewe nyine n'uko igihugu cyari kimeze gusa. Ariko ibi ngibi rwose ntekereza ko ku gihe cya M23 rwose nibiramuka bigenze neza bizakusohoka mu gihe gito.
ndi muri quartier ntabwo nibuka izina ariko na abaturage babitubwiye twabigarutseho twabivuze. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 78899900576. Inama zibafasha kwirinda no kwivuza kandi tunazibasangiza ku muyoboro